duherukana Brigitte akangukana isoni nyinshi cyane z'ibyo Samu yari yumvishe ati Samu mbere na mbere banzu mbabare n'ukuri rwose kubona nagwishe ko rimwe na rimwe najyaga neba amafaranga y'abagabo ndetse n'amatelefone yabo ubabarire kandi n'ukuri rwose ko nabiguhishe numvaga nuramuka ubimenye rwose uzahita unyanga utari kuzongera rwose kungirira icyizere ukundi ukajya uhora wumva yuko rimwe na rimwe nawe nazajya nkwiba gusa narahindutse n'ukuri unyizirishiri sibyo. Samu yari yiruhukije maze aratangira ati Brigitte rero ndagira ngo ubwize ukuri ko rwose kuva uyu munsi ndambaye kukubona uhora wisobanura nkaho uwubwira atazi ibyawe byose. Ubwo Samu arakomeza abwira Brigitte ati ngiye rero rwose namaze kukwakira ukuri nzi neza uwo uriwe kandi nibyo nagukundiye rero guhora nkumva wisobanura ibintu nzi neza birambangamira pe tuzushyira umutima wawe hamwe rwose murankubwira ni ibyabaye byarabaye ntago nifuza guhora nkubona rwose wikeka kandi nzi neza uwo uriwe wa nyawe. Reba ariko Brigitte ubundi ubona nagukunda koko. Brigitte disi ahita yitsa umutima maze arangije ati yego n'ukuri urankunda Samu ni nayo mpamvu rwose nanjye nirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakubabaza kinturutseho n'ukuri ku ruhande rwanjye umubarire kandi rwose kukujya mu bitekerezo cyane bananga rwose ko wazatungurwa n'ikintu nigeze nkubwira bikaba byatuviramo gutandukana igitaraganya kandi nyigukeneye mukunzi wanjye mwiza undutira abandi bose. Samu ahita abera Brigitte maze akamuturisha ati humura rwose uramfite mukundwa wikwita ku hashize hawe njyewe ndeba hazaza hawe kuko niho heza kurusha ahashize rero ndakwinginze guhera aka kanya mfasha nituzajye tuba turi kumwe ujye umbwira ibintu birimo icyizere kuko burya icyizere kirarema. Ubwo kandi utaza kumbaza impamvu nari kukubaza aho uziranye n'uriya Damascene kuko ibyabaye byose ntago nabihindura icyo ngomba gukora ni ukubihisha mama aramutse abimenye rwose ko waryamanye n'uriya mugabo we byateza ibibazo mu muryango wacu gusa humura uramfite kandi nta na kimwe nitayeho njyewe cyahungabanya umubano wacu. Ikindi kandi ntugire impungenge amafaranga Damascene yakwishyuzaga nayamwishyuye rwose humura nta kibazo ubu ngubu gihari. Brigitte noneho aho byari bigeze noneho yabuze amagambo avuga araje ati nukuri sinzi uko nagushimira mukunzi ibyo unkorera umunsi ku munsi ibinera kwibaza rwose icyo nahaye Imana nkahita nshimira Imana yakuntoranyirije mu bandi pe. Samu na Brigitte bakomeje guhoberana nyine bacicitse akanya gatoya nuko maze mu kurekurana barongera birebera ya love story kuri TV ari nako kandi banyuzamo bakaganira kuri filime barimo barareba icyo kunywa kandi cyari kiri hafi aho ngaho n'ubundi nk'uko byari bimeze mbere. Brigitte akomeza gutetera mu bituza by'umukunzi we Samu. Mwana Emma we mwana wanjye nawe yanduranyagaho mwana wanjye yakundaga Imana n'abantu mwana wanjye mama kihanga aya mugisha nagihari migisha wacu nyiramigisha nawe ugihari uhasigaye imivumo gusa wikumva ko ubuzima bwarangiye ubuzima burakomeza. Emma nawe yifuzaga kugira umuryango wishimye uhora mu mahoro. Uzi ko twamenya umwana umwe wa cya kigabo nawe yicuruza ku bwacu kugira ngo tubeho ariko ndabinginze ndabasabye muzambabare mureka ari njye umubabaza gusa uriya mukobwa muzamubabaze icyo bita gukunda umuryango sha ni ukuwufasha mu buryo bwose bushoboka ko nagashake wamenya kuyicuruza kino umuti pishuza ukuntu imeze kino ubuki Imana kumwica nabi kuriya mukagerekaho no kumushinyagurira iminsi mikiri imbere ngiye kugufunga. urumva ushaka guhangana nanjye ariko ubu ngubu ndatwite mugisha yanteye inda kandi ndagukubita umurambo yabaye ikize yasaze ngo bari kuranga indimi umwana wanjye ari mu kigero nk'icyawe bari umunyarwanda wanyiciye umwana wanjye ahabwa ubutabera
uri umutindi upfa ukiri umutindi kandi akazi kawe ntawe nkitayeho urumva ntawe nkitayeho na gatoya utabona ureba icyo ndavuze ngo cyazwa ahangaha bitazwa aha nawe hereze nkoni uyu nguyu uzi uwo ari we uyu uramuzi uzi ko uyu nguyu ari umwana w'umubanzi wa kigwa ry'uyu iyo ataba mushiki wanyu uyu nguyu we yitange akoresha imbaraga ze mama umeze muti abantu bishe mushiki wanyu tubabone kandi bagomba kuboneka. Abagabo bafite umuntu koko watara kubabese gusa. Agatonga hariko imusanze duherukana ubwo King Israel rwose yararimo gukaraba akimara kwishyira isabune mu maso agiye kumva yumva hari umuntu umwinjiranye muri douche aranje akinga urugi anavuniramo urufunguzo. Ubwo King Israel yarakabakabye ngo arebe ahantu hari amazi byibuze yoge mu maso kugira ngo abashe kureba umuntu umwinjiranye arinde. Ari nako kandi yakomeza kubaza ati yewe muntu unsanze muri douche urindi. King Israel akimara kubona amazi yahise yikuraho isabune rwose yari muri mu maso. Ubwo agikanura amaso ngo arebe arinde umwinjiranye muri douche asanga ni Cynthia yambaye n'ubusa. King Israel agikubita amaso Cynthia wari wambaye rwose nkuko yavutse yahise asakuza cyane indura yihumunwa. Ubwo Cynthia ahita musimbukira mu pfuka umunwa aramubwira ati cicika atagira umuntu kumva akaza kutuvangira wabaye utari kubundi King Israel wajya umenya yuko uri umuntu mukuru koko. King Israel yarwanye no gukomeza gukura ikiganza cya Cynthia ku munwa wari kubiranga bakomeza kugundagurana muri douche rwose bose bambaye ubusa. Ubwo sinzi ukuntu King Israel yanyereye ku isabune ahita yikubita hasi maze Cynthia ahita amwenyura. Ubwo ahita amanuka hasi ngo amwicareho nuko maze ubwo King Israel wari ubabaye cyane ahita avuza induru maze Abigail wari uri mu cyumba yumva urusaku rwinshi muri douche ahita aza yirukanka cyane maze ageze ku rugi rwa douche asanga rurakinze nuko arungurukira mu kenge k'urugi abona Cynthia rwose yicaye kuri King Israel bose bambaye ubusa. Ubwo King Israel arimo kuvuza induru anataka cyane kubera kumanuka nabi akabanza ikibuno hasi. Ubwo kandi Cynthia yakomezaga gusaba King Israel ko yaceceka akareka kwiteza abantu ati turi bakuru n'ubundi ushaka wakora ibyo ukora. Gusa King Israel yiwe ibitekerezo bye rwose byari byibereye mu gutabaza ngo arebe yuko abantu baza kumutabara. Ubwo Abigail wari hafi aho ngaho nta kindi kintu yakoze yabajije King Israel niba nta rundi rufunguzo ruhari rwakingura aho ngaho kuri douche maze King Israel yamurangira gushakira muri mare rwose yabikagamo ibikoresho by'ishuri. Abigail ahita yirukanka cyane ajya gushakira urufunguzo ngo bamurangiye. Ari nako kandi Cynthia we intego yari afite yo kuryama na King Israel ku neza cyangwa ku nabi yakomezaga gupfuba kuko King Israel nta gitekerezo cyo kuryamana na Cynthia yari afite. Bidatinze Abigail yazanye urufunguzo rwose yirukanka cyane. Ubwo maze mu gufungura n'umujinya mwinshi Cynthia ahita haguruka kuri King Israel nta n'isoni rwose afite yabe na nyeya. Abigail mu burakari bwinshi ahita mukubita uruki rwa karahabutaka rwose ku buryo Cynthia yahise azungera abura balance neza maze Abigail ahagurutsa King Israel hasi wari watsikiye kubera kunyerera ku isabune akagwa hasi nabi. Ubwo King Israel yahise yimenaho amazi yikoraho igifuro cyose cy'isabune cyari kimuriho. Ubwo maze yambare swime ye Abigail aramusindagiza amujyana mu cyumba mu gihe Cynthia we yahise ajya kwambara imyenda ye maze ajya kwicara muri salo akomeza no kubyiringira rwose kwitama aho bamaze kumukubita rwa rushyi. Ubwo Cynthia akimara kubona rwose ko ibintu arimo gukora byose bitarimo biracamo yaricaye yitekerezaho mu mutima ati aho bigeze rero ngiye kuba igicibwa mu bantu bose pe. Iyi myitwarire yanjye idakundwa n'abantu nakura iki koko kugira ngo mpinduke mana yanjye? Ese nuko naretse gusenga nkuko byahoze? Yaba ari abazimu se? Niye myuka mibisi yanteye ituma mfite imyitwarire nk'iyi ngiyi koko? Ese koko nshaka kubyara cyangwa n'irari ry'umubiri ritanyoroheye? Cynthia yabuze igisubizo cya nyacyo kuri ibyo ngibyo arimo kwibazaho. Arangije arapfukama asaba Imana imbabazi ngo basarebe ko Imana hari ikintu yamufasha akareka kuba ikibazo mu bantu. Abigail na King Israel rwose mu cyumba kandi ubwo nyuma yo gutsikira bidakomeye cyane nta kindi Abigail yakoze yahise amusiga pomade ngo arebe ko rwose imitsi yasubira ku murongo. Ubwo kandi bakanyuzamo bakaganira maze King Israel ati
Imana ishimwe pe, ibintu Sente yashakaga kunkoresha ndabirokotse pe. Gusa uriya mukobwa ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, si gusa ntago bisanzwe. Uzi ko yaragiye kumfata ku ngufu? Ubwo Abigail akibyumva yaraturitse araseka maze arangiye ati ngo iki uravuze ngo yaragiye kugufata ku ngufu? Ese ubundi ubwo abasore mwebwe babafata ku ngufu mutabigizemo uruhare buriyara? Ni gute umukobwa agufata ku ngufu bundi? Ese ubundi Sente yageze muri dushe gute? Kuki utari wakinze? Kingasere kandi wari uri gutonikara kubera pomade bari barimo bamusiga. Ati byihoreresha nawe byakubaho. Ikosa ryabayeho rero nuko nyine ntigeze nyinga nkiremo urufunguzo. Rero sinzi ukuntu rwose yabimenye yuko nashyizemo urufunguzo. Nge nashidutse numva rwose hari umuntu unyinjiranye. Ubwo nanjye ndwana no kugira ngo nikure ibifuro by'isabune byari bindi mu maso, maze nungurwa no gusanga ari Sente yambaye ubusa n'ukuri pe. Buri nta n'isoni afite. Abigail ati ariko rubanda baranatinyuka pe. Ese ubundi mupanga iki? Ni gute nta kintu mwaba mupanga akemera rwose kukwambarira ubusa nta n'ikintu kidasanzwe kiri hagati yanyu? Nyamara wasanga hasanzwe hashya. Nuko maze ubwo Kingasere ati abakobwa mwese ari kubanza muri kimwe. Ubu se wirengagije uko byagenze? Ubu tuvuge ko nawe hari cyo se twapangaga ntago twaryamanye ari ubwa mbere twari tubonanye. Wagira ngo umuzimu wanyu rwose ni umwe ahari pe. Abigail ati yewe niba nanjye njyewe wenda twe dusanzwe tunavugana kuri telefone kandi tunandikirana. Ubu se nk'uyu nguyu koko urambwira ngo Cynthia koko nta kintu mwavuganaga kidasanzwe? Kingasere ati yewe nyine usibye ko ari inshuti yanjye isanzwe ariko nta kindi kintu twavuganaga cyihariye pe. Abigail ati ariko hararagukunda sha. Kingasere ati buriya se kura niko berekana urukundo ra? Ewe simbizi niba nkunda kuko igihe cyose gishize yakundaga Samu ariko Samu nawe akikundira Brigitte. Mbese nyine nta n'ikintu atakoze ngo abatandukanye ariko byaranze neza neza. Abigail ati uzi ko wasanga Sente afite ihungabana mu mutwe we, ashobora kuba yarahungabanyijwe no kubona uwo akunda yikundira abandi. Bijya bibaho iyo umuntu akunda cyane akarenza urugero, ni nayo mpamvu rwose njyewe nashobora Abigail akigeraho ngaho ahita aceceka maze Kingasere ati komeza se byari ugiye kuvuga ngo niyo mpamvu udashobora ngo kugira ute? Abigail uri umaze kwisama yasandaye ati oya nyine reka wenda ibyo ngibyo tunabyihorere my king. Gusa nyine ukunda cyane ukimariramo umuntu birangira rwose umuntu ari mu marira rwose kandi udafite umuntu yaguhuza. Niyo mpamvu njyewe ubu Kingasere ati yabivuge neza. Washakaga kuvuga se ko ariyo mpamvu udashobora gukunda cyane? None ubwo ngubwo unkunda urukundo rungana gute? Cyangwa urwo nkundana nubwo rwakuzura ikiyiko? Oya nawe rwose uyikabya my king. Wowe rwose nkukunda byihariye. Humura rwose uzagenda unabibona. Upfa kuzankunda njyenyine gusa kuko ndafuha cyane rwose pe. Sinshaka kuzica umukobwa mbafatanye kuko mba numva rwose nta kindi kintu namukorera usibye kurwana mpaka kuko hatagize umuntu udukiza namwica da. Kingasere ati nizere yuko ariko utari kwitwaza iyo nda utwite ukambeshya ibyo wishakiye wishingikirije yuko iyo nda namaze kuyemera. Abigail ati umva kandi ese nkora iki kugira ngo yemere yuko nkukunda byanyabye koko my king? Nkora iki koko? Urashaka niyandike y'amazina yawe se ubundi nirukanke mu muhanda? Ibyo ngibyo nibyo ushaka? Cyangwa nikire tatuwaje y'amazina yawe mu gahanga kanje kugira ngo ubyemere basi yuko nkukunda? Uragira ngo yemere ko nkukunda se byagenze gute? Nkora iki kuko ubundi mu by'ukuri my king? Kingasere ati ibyo ngibyo byose rero na kimwe cyemeza yuko nkunda pe. Ubwo Kingasere ati ikintu nyine cyonyine wakora nkahita nemera yuko nkunda byanyabyo ni ubwo ataravuga bahita bumva hari umuntu ukomanze ku rugi rw'icyumba cyabo bari barimo. Ubwo Abigail agaguruka ajya kureba umuntu ukomanze agasanga ni Cynthia. Ubwo umujinya uhita umwica ati ariko se kandi urashaka iki kandi nanone Cynthia? Tugarutse i Kigali muri hoteli aho Samu na Brigitte barimo bararira ubuzima. Ubwo Brigitte mu mutima abarimo kwibaza byinshi atumva ukuntu rwose bizagenda nyirabukwe namenya yuko yaryamanye n'umugabo we. Arangije abaza Samu ati ariko swi uravugisha ukuri ko uriya mugabo ngo ni Damascene atazabwira mama wawe ariya mahano ngiye nawe twakoranye? Samu ati babe niyo yabimubwira rega njyewe nta n'ikintu bimbwiye pe, kandi baramutse banabigizeho ikibazo bakansaba guhitamo umwe hagati yawe nabo urabizi yuko nahitamo wowe shushu. Brigitte ati ngwiki bishoboka bite se ko wahitamo njyewe babe ukirengagiza umuryango wawe koko kubera njyewe? Oya rwose pe.
njye nakuvira mu buzima ariko rwose ntaguteranyije na famiye yawe pe. Njye Brigitte koko sheri, umukobwa utagira shinge na rugero, utagira epfo na ruguru koko baby. Ubwo Sam ati none se baby, wowe urumva uri njye wahitamo iki? Ngaho nsubiza. Brigitte ati nyine njyewe kubera ko na famiye ngira ntahitamo wowe birumvikana. Nawe se koko nkawe ufite imiryango igukunda, imiryango ikize rwose ishobora no kukugirira umumaro, urumva ko kutahitamo famiye ukandeka koko shushu? Erega wazabona n'undi ugukunda kandi urukundo rwose rwacu ntago ari gereza ngo wenda urafunzwe. Ushaka rero wahitamo n'abandi ariko sinzakubere ikigeragezo rwose mukunzi. Samu disi ababazwa n'aya magambo Brigitte yararimo kuvuga maze ariruhutsa nuko arangije ati ariko ubundi si uzi yuko utazi icyo urukundo rwa nyarwo ari cyo? Urukundo rwa nyarwo ntago rwita kuri ibyo bintu byose urimo kuvuga nukuri baby. Ubwo saba bose koko nabahitamo nkakureka nkazabarongora bakazambyarira abana tukazubakana umuryango? Wapi. Bivuze yuko rero wowe ubaruta kure cyane. Erega ntago urukundo rwa nyarwo bajya barukinisha muri ubwo buryo shushu. Niba kandi wumvaga ko icyaba cyose kizapfa kuza kigahungabanya urukundo rwacu uko cyishakiye, ntago ari byo rwose baby. Urwo ngukunda rurakomeye cyane. Ubwo Samu atahubwo sheri, nabona ko maje gushidikanya naraguha n'Imana ngufitiye, gusa uyu munsi niwo wanyuma rwose igihe nari maze cyose negereje kugira ngo nkwiye impano ni iki ngiki. Ndifuza ko uyu munsi ari wo wanyuma nukuri mukunzi. Brigitte n'amatsiko menshi ati ngwiki shushu, ngo impano umaranye iminsi subwo ngubwo imeze gute mukunzi? Mbabarira kandi rwose ntunyicisha amatsiko, urabizi yuko amatsiko ngira azamitana rwose nintareba neza. Ubwo Sam ati nyine shushu, ndabizi nyine amatsiko yawe uyarusha ifuku pe, gusa ariko ntago napfa kuguha impano yanjye nari maranye iminsi gutyo gusa. Ndashaka yuko nyine tubanza tukava muri iyi mudu turimo maze tukinjira muri mudu nziza y'urukundo, nkabona kugupfundurira agaseke nkwishiye. Ubwo nta kintu cyabaye, Brigitte yahise ajya kuri televiziyo ashyiramo akaririmbo kari slow nyine mbese kagenda gakeya ku rukundo, nuko araza ahagurutsa Samu nyine batangira kukabyina gahoro gahoro. Mudu irongera iba mudu rwose irahinduka rwose basubira mu rukundo. Ubwo maze bidatinze Samu acunga Brigitte arangaye gatoya maze ahita akora mu mufuka. Ubwo kandi musanze dorukana sente yamaze gukomangira Kingsley na Abigail bari mu cyumba, maze arangije ati Abigail, mbere na mbere nashaka kubanza kubasaba imbabazi rwose ku myitwarire yanjye. Ni ukuri ntago nakubereye umwana mwiza pe, usabye imbabazi ni ukuri mbikuye ku mutima. Kuva uyu munsi rwose nemeye kugendera mu nzira nziza, ntago nzongera kubabera ikigeragezo. Abigail ubwo aratungurwa cyane, atungurwa no kubona Cynthia rwose yicishije bugufi maze ahita ahamagara Kingsley ati sheri, ngwino noneho unyumvire rwose igitangaza kiravutse. Kingsley akigera ku muryango, Abigail amubwira rwose ko Cynthia arimo gusaba imbabazi, maze Cynthia ati nukuri rwose nukuri Kingsley, munyihanganire ku myitwarire yanjye idahwitse, nukuri ntabwo nzongera kubabera umutwaro, mbikuye ku mutima mbasabye imbabazi pe. Kingsley na Abigail ubwo rwose barumirwa maze bakamuha imbabazi. Nari numvishe kandi uvuga yuko ngo nta n'ibintu byo guteka bihari, hano hari udufaranga nari mfite nyine nakuye i Kigali, reka njye kureba ibivamo maze nze duteke, ndakeka rwose inzara itumereye nabi. Ubwo Cynthia ahita akomeza akajya kureba aho babika ibyo guteka, maze agafata akantu bahahiramo, ubwo maze agasohoka agiye guhaha ibyo bazajya bateka muri iyo minsi. Kingsley na Abigail barumirwa, ubwo Abigail agasigara rwose ari gutunganya amasahani n'amasafuriya yoza kugira ngo Cynthia naza n'ibyo guteka bahite bateka vuba vuba na bwangu, kuko inzara yari itangiye kuvuza ubuhuha. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo kandi Kigali muri hoteli rwose yari hahiye, akazi kikaryoshye rwose Brigitte arimo kukanyuka gahoro gahoro. Ubwo yagiye guhindukira asanga Samu apfukamye hasi, ubwo kandi afite n'impeta mu ntoki. Arebye ku ruhande abona anti wa Samu n'abandi bantu bake rwose Samu yari yabwiye, nuko bagihuza amaso bahita bakomera amashyi cyarimwe banavuza rwose induru bose cyarimwe bati say yes, say yes, say yes. Bidatinze
Samu yabumbuye akanwa ke arangije rwose mu kajwi gatuje cyane ati sweet, will you marry me? Brigitte disi wari usanzwe agira amarira hafi ubwo ataragira ikintu asubiza. Urusaku rwakomeje kuba rwishi inyuma ya Samu, bose icyarimwe rwose bifuza yuko avuga ati yego, maze yitonze cyane rwose mu kajwi gatuje Brigitte ati oya. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo abari aho ngaho bose bahita bacicira icyarimwe maze bakahita bagwa mu kantu. Ubwo Samu ahita ahindura isura. Episode ya 8 kuri season ya 3 y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Samuel irangiriye ahangaha. Uratekereza ari iyihe mpamvu itumye Brigitte ahakanira Samu ko atiteguye kuzamubera umugore? Andika muri comment, wibuke ukande no kuri buto ya like ndetse na subscribe niba rwose ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Samu, ndabakunda cyane. Reka dusubire ku munsi w'ejo muri episode ibanziriza ya nyuma muri no season ya 3. Duhita kandi twikomereza muri season ya 4 y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Samuel. Hagatonga ariko reka ngusigiremo ino trailer gato y'ino filime Agahinda ka Emma, ujye kujya ukurikirana hano kwa 5 episode ya mbere irabigeze hanze. Ndabakunda cyane guys. Emma mwana wanjye, Emma we, mwana wanjye nawe yanduranyagaho, mwana wanjye yakundaga Imana n'abantu, mwana wanjye mama ukihanga. Aya mugisha ntagihari, migisha wacu nyiramigisha nawe ugihari, uhasigaye imivumo gusa. wikumva ko ubuzima bwarangiye, ubuzima burakomeza. Emma nawe yifuzaga kugira umuryango wishimye uhora mu mahoro. uzi ko twamenya umwana umwe wa cya kigabo nawe yicuruza ku bwacu kugira ngo tubeho. ariko ndabinginze ndabasabye muzambabare mureka ari njye umubabaza. Gusa uriya mukobwa muzamubabaze. icyo bita gukunda umuryango sha ni ukuwufasha mu buryo bwose bushoboka. ko nagashake bamenye kuyicuruza. Kino umuti pishuza ukuntu imeze, kino ubuki Imana kumwica nabi kuriya mukagerekaho no kumushinyagurira. Iminsi mikiri imbere ngiye kugufunga. urumva ushaka guhangana nanjye? urashaka guhangana nanjye? Ariko ubu ngubu ndatwite, mugisha yanteye inda. Ndagukubita. umurambo yabaye ikize, Yasaze. Ngo bari kuriranga indimi. Umwana wanjye ari mu kigero nk'icyawe. Abari umunyera umuntu wanyiciye umwana wanjye ahabwa ubutabera. uri umutindi upfukira umutindi kandi kazi kawe ntawe nkitayeho, urumva ntawe nkitayeho na gatoya. Utabona ureba icyo ndavuze ngo itazwa nawe. Hereze ukora. Uyu nguyu uzi uwo ari we. Uyu uramuzi, uzi ko uyu yari umwana w'umubanzi wa Kigwa igihugu. Iyo ataba mushiki wanyu uyu nguyu we yitange akoresha imbaraga ze. Mama umeze muti. Abantu bishe mushiki wanyu tubabone kandi bagomba kuboneka. Abagabo bafite umuntu koko watara kubabeshya gusa.